Inshuti wongeye kugaruka kuri Melo Gabou kugira ngo ukurikirane iki kiganiro cyiza cyane, ikiganiro kivuga uburyo bwo kuva ku mushahara ukagera ku bukire, uburyo bwo kuba wagira ubuzima bwiza ukesha umushahara. Rero ni ibintu 11 tugiye kuganira byakugeza kuri iyo ntego. Ntugatuke umushahara, ntugatuke umukoresha, ntukirirwe wijojotera umushahara, ntukirirwe wijojotera umukoresha, ahubwo umenya ko uwo mushahara ni wo rufatiro rw'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza n'umuryango wawe. Reka mbere uko dukomeza ikiganiro mbaze nkubwire uko dukwiye gufata umushahara muri kino kiganiro, hanyuma tukaza gukomeza. Icyampa ukaba warabaye aho bahinga cyangwa warigeze kuba umuhinzi. Ndashaka gufata urugero urutete rumwe rw'ishaka, intete imwe y'ishaka. Umuhinzi ubonye intete imwe y'ishaka akaba yayishimye ubwiza, abasha kuyibyaza ibigega mu myaka ikurikiraho. Icyo akora ni iki? Afata rwa rutete rumwe akarubika neza, akarwitaho, yarangiza akarushyira mu butaka, akarutera, akarurinda ihene, inka n'ibindi, akarurinda abana barurandura, yarangiza ryakwera akarihura, akaribika neza, akarihungira, akaririnda imungu, ubutaha agahinga umurima wisumbuyeho, ubutaha uwisumbuyeho, mu gihe gito cyane ashobora kweza imifuka myinshi ya rya shaka rimwe. Umushahara wawe rero uko waba ungana kose, utekereze nk'umushahara ufite urufatiro rwawe rw'ejo hazaza, upfa gukurikiza ibintu 11 ngiye kukubwira. Ibintu 11 ngiye kukubwira nibyo rufatiro, nibyo bizagufasha kugera ku mushahara wawe neza. Dore ngibi ngibi 11. Ngibi 11 ushobora gukurikiza ukagera ku buzima bwiza bivuye ku mushahara. Dore ngibi mbitinjijeho urutoki. Twagiye rero. Mu by'ukuri uyu munsi ndashaka kongera kwibutsa ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu nk'abakorera umushahara, ko atari ukuhora turira ko umushahara ari mutoya, gushaka menshi, kuko nabonye ko n'iyo bawuzana ni ikibazo, kandi koko birumvikana. Ubuzima buhora buhinduka, ibintu bihenda, iyo esanse yahenze ibintu birahenda, iyo habaye ikintu runaka ibintu birahenda. Ntabwo umukoresha yahora yongeza amafaranga akurikije uko umushahara umeze, ariko uko wamera kose hari ibintu 11 ukwiye kumenya kugira ngo ugire ubuzima bwiza ubukesha umushahara. Rero ikibazo si uburyo uh, bwo kuguhemba cyangwa se si ingano y'amafaranga baguhemba, ahubwo icyo ukwiye kumenya ni uburyo 11, ibintu 11 byagufasha ukabaho neza, ukagira ubuzima ushaka, kandi ukabasha gukemura ibibazo byose bikenewe uhereye ku mushahara wawe. Ikibazo nyamukuru mu by'ukuri si amafaranga make cyangwa se menshi ufite, ikibazo ni uko uyacunga, ni uko utekereza ku buzima bwawe bw'ejo hazaza, ni uko uyarinda, nka kumwe wa mugabo yafashe ishaka rimwe akaribyaza imifuka n'imifuka, ibigega n'ibigega. Turaza kugenda tureba ririya shaka riraza kudufasha rwose. Hanyuma ibi ngiye kuganiriza nabikuye ku bahanga benshi, barimo uwitwa Jimmy Rohn, ariko mu by'ukuri nasomye ibitabo byinshi kugira ngo mbyegeranye mbikuremo kino kiganiro. Rero uyu yaravuze ngo ntukore gusa kugira ngo ubone amafaranga yo kubaho uwo munsi, ahubwo kora kugira ngo wubake ubuzima ushaka wowe n'umuryango wawe. Ibi bivuze ko amafaranga siyo ntego yonyine, amafaranga ukorera si ayo kugutunga ngo bibe intego byonyine, ahubwo ni igikoresho cyo kugira ngo ejo hawe hazagire ubuzima bwiza. Kandi mu mitekerereze y'ibigezweho by'ubukungu harimo ibitekerezo bitandukanye. Harimo nka kiriya gitabo nahoze mbaganiriza cy'uwitwa se w'umukire se w'umukene, ibyo yanditse, ibiganiro bibanza uze kubireba niba utarabyumvise. Ndakubwiza ukuri ko urasanga urugi rw'ubukire nawe ubwawe rukinguye. Uyu munsi rero ibintu 11 nibyo nateguye biza kudufasha. Icya mbere ni ugucunga neza amafaranga. Wibuke ka kabuto k'ishaka kugira ngo kazabyare imiguri n'imifuka n'ibigega, ni uko yagacunze neza, arakabungabunga. Ikosa rya mbere abantu benshi bakora ni ukutamenya gucunga umushahara wabo. Mu by'ukuri umushahara ugomba kugenerwa gahunda yo gucungwa neza. Ntufate umushahara ngo uwumare, ntufate umushahara ngo ukoreshe uko ubonye, ahubwo utekereza uti mbese umushahara mpembwa nakora iki kugira ngo ubashe kungirira akamaro.
Reka nguhe urugero rumwe ruvuye muri ibyo bitabo bitandukanye. We aravuga ngo 50% by'umushahara bibanze bibe ibyo gukemura ubuzima busanzwe butuma abantu babaho, bigende ku nzu, bigende ku byo kurya, bigende kuri transport. Hanyuma aravuga ngo ugire asigaye nayo uyagabanye bitewe n'uburyo ibintu bimeze, uzirikana ko harimo kwizigama, uzirikana ko harimo gushora imari, uzirikana ko harimo kwidagadura, uzirikana ko harimo icya cumi ku bakristo. Ibyo ndaza kugenda mbisobanura. Icy'ingenzi rero, buri faranga rigomba kugira aho rijya kandi hazwi. Si ukubaho umushahara uwumara, si ukubaho eh, ukoresha nabi par hazard bigutunguye amafaranga uhembwa. Ugomba kubaho bizwi, urugo babizi, uwo mwashakanye abizi, abana babizi, umukozi abizi, azi ko n'aya mafaranga akora iki, n'aya mafaranga akora iki. Mu by'ukuri ibintu bikenerwa ni byinshi, ariko nubwo haba hariho ibikenerwa bindi nabyo bigenere uvuga uti mu yo gufasha abantu naya kwishyura umutekano, kwishyura ibishingwe, kwishyura ibiki byose ubigere. Hanyuma icya kabiri ukwiye kumenya ni ukwiyishyura ubwawe, wowe ubwawe ukiyishyura. Mu yo wiyishyura ntiharimo ya yandi 50%. Oya, ntabwo harimo ya yandi 50%. Umaze gukuramo 50% uhembwa, hita umenya ko ukwiye kugira wowe ubwawe kwiyishyura. Kwiyishyura bivuze gute? Kwiyishyura bigenza gute? Kwiyishyura ni ukwihemba kuko mu by'ukuri warakoze. Ariko kandi kwihemba ashatse kuvuga si kumwe abatazi iby'amafaranga babikora, bamara guhembwa akajya kunywa ngo arihemba, akajya kurya amabroshete n'ibindi ngo arihemba, ahubwo akajya gutagaguza amafaranga. Kwihemba ni ukuvuga ngo ni ugufata amafaranga ukavuga ngo aya mafaranga ni ay'ubuzima bwanjye, ni ayo nkwiye kwizigama, bitari ayandi yo muri RCCB, umushahara baguha bamaze kuyakuramo bashyizeho ayo ayabo n'ayawe bayakuyeho. Oya, ukavuga ngo aya ni ayanjye ngiye kwihemba, ukayashyira ahantu ukayizigama, ukavuga ngo nanjye muri ya yandi bya bihumbi 100 mpembwa nkuyemo 50 akenerwa buri munsi, ibihumbi 10 ndabyihembye. Si ayo kurya, si ayo kunywa, n'ayo kwizigama ubwawe. Bitewe n'amafaranga uhembwa, ushobora kwihemba ubwawe hagati y'icumi na 20%. Iki kintu kimenye ko ari ngombwa ko wihemba. Abantu benshi cyane bakora ikinyuranyo, bakoresha amafaranga yose batihembye. Mu by'ukuri ahangaha navuga yuko ntabwo urimo wibaza ngo ese ko nakoresheje imbaraga nyinshi, ko nagize gute, ngewe inyungu yanjye ni iyihe? Kuko ariya watanze ku nzu nyine wayatanze, ayo watanze ku byo kurya nyine muzabisangira n'umuryango, ayo wagize gute. Ariko ayo kwihemba ubwawe, ni ukuvuga ngo hari igihe wowe ubwawe abana bawe bazaba bibereyeho, cyangwa se umukozi mwakoreshaga yarigendeye, ugasigara ukeneye kuvuga ngo ese igihe nataye, igihe natanze imbaraga zanjye, no igihe natakaje energy, igihe natanze imbaraga, igihe nataye imbaraga nari mfite mu kazi, noneho n'iki nsigaranye. Aya rero ni ngombwa kuyamenya, kwiyishyura, kwihemba ubwawe. Hanyuma ikindi ni ukugira amafaranga ukemuza ibyihutirwa bishobora kuvuka. Ibi ngibi abantu bamwe barabimenye, bajya mu bimina bagatangaho arenga y'ingoboka. Mu by'ukuri ni ngombwa ko ugira ay'ingoboka. Twabonye 50%, tubonye 10% wihemba, ubwo wenda dukuremo n'10% ku bakristo, uretse ko uburyo bwo kubara icya cumi bwo wenda simbizi niba nzabyinjiramo, ariko hari uburyo tubyiga nabi. Noneho tubonye ko ugomba kugira n'ay'ingoboka, kuko mu buzima ukwiye kumenya ko hari ibintu by'ingoboka bikenerwa. Ubu niba ufite umubyeyi yarwara, niba ufite umuvandimwe yagira gute, niba ufite ibiki wagira gute, ibintu byihutirwa bitunguranye kandi uwo bikeneye byanze bikunze, umuntu yapfa n'ibindi. Ibyo ukwiye kubimenya, ukamenya ko umuntu ashobora kurwara, nubwo wenda waba ufite assurance ku kazi, ndavugana n'abanyamushahara n'imiryango yabo, ariko ukamenya uti hari ay'inyongera. Umuntu atanga ikarita yo ku kazi, ariko hari inyongera ayo rero ugomba kuyagira. Ejo umuntu ufite umushahara ntibazabone
ibintu byakugoye ngo utangire urepfo na ruguru. Ibyo ngibyo birashoboka wenda bitewe n'ayo uhembwa ko ushobora guhita uguza muri cya kimina cyangwa se wenda mu bundi buryo, ariko ukwiye kuguza make ukurikije ibyo ukenera. Ugomba rero kugira nibura amafaranga uteganyiriza ikintu cy'ingoboka, ayo ngabo akaba ku ruhande, ukaba ubizi ko haramutse hari ikintu kigutunguye bitewe n'ubuzima bwawe, bitewe n'aho ugeze mu kigero cy'uburyo ubanye n'abandi bakuzi, ukavuga utanga sinaseba nahita nirwanaho. Hanyuma icya kane ni ugushora imari. Umushahara wawe ukwiye kumenya ko ukwiye kuvaho ayo gushora imari. Amafaranga adakora arapfa. Amafaranga adakora arapfa, ariko ubundi amafaranga akwiye kuba agenda. Ibi narabivuze mu biganiro bitambutse byinshi, amafaranga akwiye kuba ajya kuzana andi. Rero yasohore, uyagire icyo uyashyiramo, noneho akurura andi, ahamagara andi. Amafaranga yaryamye gusa mu mufuka, yaryamye gusa kuri banki, yaryamye ahantu mu kintu runaka, ntabwo ahumeka neza. Nyamara yadahumeka nta nubwo, ahubwo arataka ati ntihagire andaza, ntihagire andaza. Ariko iyo ari ahantu hagaragara, wayashyize mu kintu kigaragara, abwira ayandi ati nimuze munsange, ni umunyamahoro, azi kuyakoresha neza, ntayaciraho ngo agiye kwishyura ibintu bidafite epfo na ruguru. Ok, rero ni ngombwa ko kumenya ko ukwiye gushora imari, ukwiye kugira icyo ukoreshamo amwe mu mafaranga ukorera. Twakise asset, si natwe twakise, ni abahanga bo kwandika ibitabo babyise gutyo. Ushobora kuvuga uti ese aya mafaranga mu by'ukuri yazagera igihe nyashora mu mari gute? Ni kwa kundi nabwiye, kwa kundi wihembye, ariya wagiye wihemba, wayegeranje akagera wenda ku bihumbi magana angahe cyangwa kuri miliyoni zingahe. Ayo rero ushobora kureba ikintu yashyiramo, noneho agahamagara andi, noneho yamara guhamagara andi, nanone ugahita uyakoresha uko agenda ahamagara andi, ukagenda uyashyira ahantu hatandukanye, uyinvestisa muri asset zitandukanye. Hari abashobora gutaha bagacuruza amafaranga muri buriya buryo bwa telefone, hari abashobora kujya hariya muri ya masoko ari muri za quartier, agashyiraho imeza, wenda ushobora kuvuga uti ese mana nkanjye bazi ko ndi umuntu ukora n'aha, najya hariya mu isoko. Ibyo ntacyo bigutwaye, hariya mu kazi uri ku kazi, hariya mu bucuruzi uri mu bucuruzi, hariya mu kabutike gato uri muri butike, hariya icyo nkubwira cyo ni uguhindura imiti. Amazi ni si yayandi de, ni ukoga amagari, ni ugushaka aho ushora imari. Icyo ni icya kane nakubwiraga. Hanyuma ntabwo bikeneye amafaranga menshi mu by'ukuri, ahubwo bikeneye gusa kubitekereza. Kandi nanone kuba ushobora kuyashora ntibivuze gusa yuko ujya muri biriya, hari no kuba ushobora kuyashora muri business online. Ni ugushoruka ugashyiramo amafaranga, ukabona uburyo ubona andi, kandi ntibikeneye amafaranga menshi byose, hari ibikeneye amafaranga make. Uzarebaza abantu bakize, abenshi batangije amafaranga make cyane. Hari abo nzi uyu munsi rwose bibirangirije muri iki gihugu, batangije amafaranga make ejo bundi ndeba mu myaka 10 gusa, ariko ubu ni abantu bakomeye cyane, amazina yabo yanditse mu makire bahari. Ikindi rero ni ukwiga no kongera ubumenyi. Nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri wowe unyumva, wagize amahirwe ukagira umugisha wo gukorera umushahara, ukwiye kongera ubumenyi niba ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka. Ubuzima burebana n'ibyo ukora, ubumenyi burebana n'ibyo ukora, ugashaka ibitabo bivuga ku byo ukora, kwaho ukora, ukongera ubumenyi. Mu by'ukuri usanga hari igihe bijya nkumva birambabaje, ariko si wowe nseka niba ari gukora, kuko ntabwo nzi kuri munanyumva, kandi niba unanyumva uzabikosore. Gusanga umuntu wize bavuga ko afite bachelor's degree, bafite maîtrise, akubitisha agatoki gusa kamukubita ari ukuboko kuri clavier y'imashini, adonda. Yego bazi kudonda vuba da, nibyo azi kudonda vuba, ariko oya, ukwiye kugira ubumenyi bundi bw'akazi ukora, ugashyira neza ibiganza byombi kuri clavier, warangiza ukandika buri nyuguti, yandika urutoki inyuguti yabigenewe. Ndeka nkubwire rwose ibyo ntabwo bigoye, narabyize mbona ndabishoboye, nabyigishije abandi mbona barabishoboye, hari abo nabyigishije babona ko ndi umwirasi wenda simbizi, ariko mu by'ukuri hari ibyo ukwiye kubukora, bituma wandika vuba, bituma umuntu abona uri smart mu kazi, n'umukoresha akishimira yuko afite umukozi uzi gutapa neza. Kandi mu by'ukuri si ibyo gusa, ukwiye kugira ubundi bumenyi buri
eh, mu byo ukora. Sinzi ibyo ukora, niba ukora ahantu ho guteka ukwiye kumenya ubundi bumenyi mu byo guteka, niba ukoresha imashini ukwiye kumenya ubundi bumenyi muri Excel, niba ukora mu hantu runaka ukwiye kumenya urundi rurimi, Igifaransa, Icyongereza n'izindi ukwiye kumenya. Mu byo ukora ukwiye gushaka ubundi bumenyi, noneho rero no mu byo udakora ariko wumva ukunze nabyo ugashaka. Mu by'ukuri reka nkubwire ko kwiga niko gutera imbere. Ubumenyi buri mu kwiga, ubumenyi buri mu kwihugura. Uko wiga niko urushaho kuzamuka mu ntera, niko urushaho kuba uri smart, kandi uwiga aruta uwanga. Ntabwo nshaka gutanga ubuhamya bw'uburyo butandukanye kuri ibyo ngibyo, ariko ukwiye kumenya ko mu mafaranga ukorera ukwiye gushakamo uburyo wongera ubumenyi. Ushobora kugura ibitabo, niba atari ngombwa ushobora kugura interinete mu gihe utari mu kazi, igihe wifi yo ku kazi idahari, ukaba ushobora kugira ikintu widawunirodingira ukagisoma ukakiga. Ukwiye kwiga amashuri ari online, amenshi ni ubuntu, noneho gusa wenda seritifika na diporome ukaba arizo ugura, biroroshye cyane. Nukenera ushobora kunyandikira nkakugira inama y'amashuri amwe n'amwe, hanyuma ukaba mbasha kugira ibyo ugeraho. Mu by'ukuri reka wenda ngo urugero, iki kiganiro murakibona, ndi imbere y'umugabo wifashe ku kananwa, arimo arareba hejuru, arimo aratekereza. Ibi bintu kubikora ni ubumenyi nize nongereye ku bumenyi. Ntabwo ku kazi babintegekaga, ariko narabyize ndabimenya. Ubu ngubu nkora ibiganiro byiza, urabizi, mfite inyuma yanjye hasa neza, nta bintu bigoranye bihari. Ni urugero rumwe ushobora kugwa rw'uburyo ushobora kugira ikintu wiga kikagufasha. Ibiganiro byanjye bikunzwe kubera uburyo biba biri presentable. Ureba uburyo ndahantu ibyo mvuga urimo urabibona, urakomeza kubibona, urambona nabyo ukabibona. Iki rero ni ikintu cyiza cyane nigiye ku wundi wabikoraga. Rero ni ngombwa kumenya ko uwiga aruta uwanga, kandi ishuri ntiryigisha byose bigendana n'amafaranga, ariko uba urimo uriga. Rero iki ngiki cyo wagitangiye, ariko ukwiye kwiga ubundi bumenyi bushobora kugufasha kuva ku rwego ukagera ku rundi. Ikindi, kwirinda imyenda itari iya ngombwa. Mu by'ukuri abantu bakorera umushahara, iki cyo rwose cyaravivuwe. Muri karitsiye ntibashobora kwanga kumukopa, banki inyuzamo umushahara ntishobora kwanga kumukopa, ariko nagira ngo ubyirinde. Irinde amadeni atari ngombwa. Mu by'ukuri ushobora gukoresha neza amafaranga yawe, yashyira ukikopesha, ariko kukopesha ibintu bya ngombwa, ukikopesha ibintu bikenewe, ukaka avance sur le salaire ikenewe, ukaka inguzanyo ku mushahara ikenewe, atari ukwishimisha, atari ukwaka inguzanyo kugira ngo unezeze abantu, baba bo mu rugo, baba n'abandi. Mu by'ukuri umugore nakuziza ko wanze kwaka inguzanyo ngo mwinezeze mujye gutemberana runaka, uzampamagare mukubwirire, kuko nabyo biri mu bintu nashobora kuvuga ni oya, umugabo ntakwanga, ariko ahubwo arashaka ko mutera imbere. Umugore nagutesha umutwe kuri icyo, uzarebe umuntu w'umusaje ubwira uti mfasha uno mugore umwumvishe ko tudakwiye gufata inguzanyo yo kwinezeza. Umugabo nagutesha umutwe uzamubwira uti oya oya. Abantu benshi cyane bagwa mu mutego wo kwaka amadeni, bakazanirwa kwishyura bakabatereza ibintu byabo, kubera ko bashakaga gupingapinganwa na baramu babo na bakeba babo, imodoka igezweho, isaha igezweho, ibitenge, imyenda, amakote n'ibiki. Niba ushaka kugera kure mu bukire, genda wenyine mu buryo usohora amafaranga, genda wenyine mu buryo bwo gufata amadeni. Reka kureba ngo kanaka yubatse inzu imeze gutya ngo nawe ni nk'iyo ushaka, kuko ntuzi amajoro arara, ntuzi n'ingaruka bizatanga. Itonde gufata amadeni atari ngombwa. Icyo ni icya gatandatu. Nagira ngo nkubwire ko abantu benshi cyane baguye hasi, barashita pe, kubera kujya mu madeni batari bakwiriye kujyamo. Nko gukora umushahara, itonde ku cyo bita avance sur salaire. Niba waranabibonye, wabonye uburyo waka miliyoni zingahe, inyungu baguha uzishyura. Akenshi ntabwo ubyumva, ariko uvunika iyo urimo uzishyura. Warafashe miliyoni enye ukazishyura miliyoni zirindwi, wazifata mu nyumve neza, simbabuje gufata amadeni, ariko fata amadeni ufitiye imibare
amadeni aziyungura ku buryo wishyura. Icya karindwi rero ni imitekerereze n'ikinyabupfura. Ubumenyi gusa ntibuhagije, ahubwo ukwiye kugira ubumenyi bugendanye no gutekereza kuri ubwo bumenyi kandi ukabigiramo ikinyabupfura. Ubumenyi ukabushyira mu bikorwa, nicyo kinyabupfura mvuga. Kumenya yuko umushahara wonyine utazagukiza, utazatuma ubaho neza ni kimwe, no gukora uburyo uwo mushahara ukugeza ku buryo bwatuma ubaho neza ni ikindi. Ibi nibyo ndimo nkubwira. Ihembe, izigame, wifate amadeni atari ngombwa, wisesagura amafaranga, yabarira uko uyakoresha. Ibyo nutangira kubikora uzabona ko ubuzima buhinduka. Kandi reka ngushimire ko tukiri kumwe. Iyo uba wagiye nanjye mba nagiye mba nabihagaritse. Hanyuma ngushimire ko niba utarakora subscribe, urumva ko harimo ibintu by'ubwenge ukwiye kuzajya umenya mbere y'abandi, kanda subscribe. Hanyuma niba wumva birimo bigenda bigira icyo biguha mu bumenyi bwagufasha, kora like kandi ukore share ku nshuti zawe. Turagiye rero, icyo cyari icya karindwi twavugaga, ni ukuvuga kugira imitekerereze myiza ku mafaranga uhembwa ndetse n'ikinyabupfura. Abantu benshi cyane bahembwa amafaranga menshi ariko kubera kutagira ikinyabupfura ndetse no kutagira imitekerereze myiza, amafaranga akabapfana ubusa. Ugasanga ubwo baraguza abo munsi yabo, ugasanga baraka ibyo bita amafaranga abyara inyungu mu bimina cyangwa n'abantu ku giti cyabo, bagahora baka dekuveri ku mabanki n'ahandi. Hindura umenye ko ikinyabupfura ku birebana n'amafaranga n'imitekerereze myiza ari ngombwa. Itandukaniro hagati y'abatsinda ku birebana n'amafaranga ni abayabwira bati tuza turaza gukora ibintu byiza, nzagukoresha ibintu byiza, kuko nayo arakanyagwa. Hari igihe agenda agusakuriza ngo kutaguze icupa hariya, kudakoze iki, kudakoze iki, ariko jya uyabwira uti tuza, hari aho nshaka kujya kugushyira ku buryo ubaho neza, uba amahoro. Hanyuma rero ntukishingikirize ku mushahara wonyine. Cya munani, wa mushahara gerageza uburyo upanga uvuga uti nyuma y'amezi angana gutya, umwaka cyangwa imyaka ingahe, kuyo nagiye nizigama nihemba, nzagira icyo nunganira umushahara. Mu by'ukuri bitewe n'ubumenyi ufite, niba ufite ubumenyi ku birebana n'ikoranabuhanga, ushobora kugira igihe uva ku kazi, uba wakoze kuva saa ngahe guhera saa ngahe, ukaruhuka ukagera saa ngahe, mbere y'uko uza kuryama saa sita se, saa tanu se, saa yine, saa tatu, ube ufite ikintu nibura wakoze cyunganira umushahara. Muri wikendi ugira ikintu ukora cyunganira umushahara, kandi ushobora kugikora ukagikora ubwawe cyangwa se ukagira umukozi ushyiramo, noneho ukajya utaha ukamwunganira. Mu by'ukuri nturyame ku mushahara gusa, ibintu birahinduka. Ushobora gucya mu gitondo umukoresha akakubwira ati akazi kahagaze, warabashije gutangira aka bizinesi ku ruhande, ufite uwo mugakoranamo. Niba umugore wawe akora muri bizinesi runaka, mukaba munabanye neza nta kibazo, ushobora gutaha ukamufasha nimugoroba, akaruhuka akajya mu kazi ko mu rugo, akajya gutegura ibyo mu rugo, nawe ugasigara muri bizinesi. Niba umugabo wawe yari ufite bizinesi, ushobora kujya kumufasha nyuma y'amasaha y'akazi k'umushahara, nawe akabona uko ajya kurangura. Mu by'ukuri nimukore ibintu bishobora gutuma umushahara wanyu ugira ikindi kiwunganira ku ruhande. Hanyuma icyo ukwiye kumenya kindi, icya cyenda, ni uburyo bw'ikoranabuhanga uko bugenda buzamuka. Mu by'ukuri ibintu bya kera birimo biragenda bivaho. Mu bintu wowe ukorera umushahara ukwiye kumenya ni ukumenya icyo bita digital skills, ikoranabuhanga. Ibi bya AI, ubwenge karemano, nusigara ntubashe kubimenya, uzashiduka bakubwira ngo ugirayo, dore ikoranabuhanga riragusimbuye. Ariko nujyana naryo, bazakubwira bati igirayo, ikoranabuhanga rigiye kugusimbura, uzabwita oya, ahubwo nimurizane ndikoreshe, ndibyaze umusaruro kurusha uko mwarikoresha ryonyine. Rero isi igezweho ubu ngubu ni iya interineti. Isi igezweho ni iya interineti. Wowe ugira amahirwe ukaba ufite aho ukora ugakora umushahara, menya neza ko ukwiye kumenya ibi bintu. Ibi bintu byitwa ngo ni social media ukwiye kubimenya.
ukwiye kumenya niba waba umu umu ndavuga gutera content creator, umuntu ukora ibintu bindi bishobora kugenda mu ikoranabuhanga, atari WhatsApp yo kwirirwa ucatinga gusa woherezanya ibiki n'ibiki, ahubwo ukaba ushobora kubyaza amahirwe ya interineti ufite ubona uzi gukoresha aho bike. Twakivuze mu byo kwiga, noneho tugeze mu kubishyira mu bikorwa uyu mwanya. Ntabwo turi noneho turimo twiga gusa, turimo turashaka kubishyira mu bikorwa. Icya cyenda ni ukubishyira mu bikorwa. Ushobora gukora ibyo bita freelancer. Freelancer ni ukuvuga ni umuntu urangizanya n'uwo ahaye ikintu. Niba ari inkuru mukarangizanya, nta mushahara, nta kontra, wowe gusa urangizanya nawe. Umuha inkuru akaguhemba, umukora ikintu akaguhemba, niba ari ukumuhindurira igitabo mu gifaransa, mu cyongereza, ukakirangiza akaguhemba. Nta bindi mupfana, ni uko umukorera akakwishyura. Hanyuma ikindi cya cumi kandi cy'ingenzi ni networking. Kugira abantu, kugira abantu. Reka rero nkubwire ko akenshi hano abantu baribeshya, nyamara abandi babishoboye ugasanga turabaseka, ngo uriya arirata, ngo azi kwisumbukuruza, ngo azi kubana n'abantu bamuruta gusa, ngo twebwe nta. Ibyo nibyo nibwo bwenge. Umuntu akwiye kubana n'abantu afite icyo akuraho, bafite icyo bamukurura bamuzamura, apana kubana n'abantu bagukurura bakumanura. Simvuze ngo ureke kubana n'abantu baciriritse, baba bo mu muryango wawe biki, bana nabo ariko ufite icyo ubamarira, atari ukuvuga ngo uzajya wicara nabo baganye, amaganya yinjire mu mutima we, nawe utangire kumva ibintu bicitse biyobye. Oya, si abantu batazi iby'amafaranga bayabona ngo amabyi ya shitani, bakayita ngo ni amabyi ya shitani. Ibyo ni ibintu abantu bavuga bizwi. Ni abantu bazi ko amafaranga ari ay'agaciro, bazi ko ijana ari iry'agaciro, abantu bazi kuri bya zirindi. Ikundana nabo, kundana n'abantu b'abacuruzi niba ushaka gucuruza, kundana n'abantu bafite ubuhanga mu gukora ibiganiro byiza kuri YouTube niba ari byo ushaka, kundana n'abantu bazi guhimba indirimbo nziza niba ari byo ushaka. Menya iga kubana n'abantu bafite icyo bakumarira. Niba ushaka kuzava ku igare ukajya kuri moto, utangira ukundana n'abamotari, ejo utazajya ugenda udafite uwo muganira. Niba ushaka kuva ku modoka iciriritse tangira kubana nabo bari muri urwo rwego, bamenyere, mumenyerane, tangira gukundana n'abantu bari ku rundi rwego. Networking, abo bantu bagufasha kwaguka, bari bubana nabo. Akenshi abantu baciriritse bamanura umuntu. Wibana n'abantu bari munsi yawe cyane, bana n'abantu bari ku rwego rwisumbuye. Mu by'ukuri abantu barimo bazamuka, kugira ngo umuntu urimo umanuka esikariye abe ari we ufata ukuboko ngo akumanure akuvane aho wari uri. Fata uri hejuru akuzamure. Iki ngiki mucyumve gutyo, ntabwo ari byo ugihimbye, n'ubuzima busanzwe niko mbona bimera. Ahubwo niba abahanga nakubwiye ibi bitabo nasomye, baravuga ngo gira networking y'abantu bafite icyo bakungura. Apana abantu batsindwa. Ntabwo ukwiye kugira network y'abantu batsindwa. Abantu batsindwa icyo bafasha ni ukubabwira uburyo batsinda. Ubu maze kugira inshuti nyinshi z'abantu bafite za channel za YouTube mu Rwanda he n'ahandi, kugira ngo babashe kumfasha kuzamuka. Mu minsi iri imbere muzamubona ukuntu channel izaba yazamutse. Wowe gusa kora subscribe, ukore na share na like na comment. Uraba ushyigikiye ku ruhande rwawe, ariko nabo barimo baranshyigikira ku ruhande rwabo. Ndimo ndabigaho ubwenge nk'uku nguku mubona background yanjye, ntabwo nabitangiye. Nimureba amavideo yanjye ya kera si uko ameze. Ubu ndimo ndameriyora amabara meza, ibintu bisobanutse. Iyo umuntu akubwiye uwo bagendana n'icyiciro cye, uhita umenya uti umwana wanjye afite ejo he habi. Ariko iyo umwana wamubaje ugasanga afite abana bagendana uko babaho iwabo iki byose, uravuga uti umwana wanjye arimo arajya mu nzira nziza. Ibyo si ko none se nkubeshye, ntushaka se kwiga? Bana n'abantu rero bagira icyo bakwigisha. Abana batoze kubana n'abantu bagira icyo babigaho. Yego n'abaciriritse tubane nabo, ariko dushaka kubazamura, tubagira neza nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ariko ntube muri iryo tsinda. Na Bibiliya iravuga ngo ntukicare mu nteko y'abanegurana, ntugahagarare n'abanyabyaha, ntukagendere mu nzira ze. Oya, cya cumi na kimwe no cya cyuma rero ari nacyo cya nyuma, ni ukwita ku buzima bwawe. Abantu benshi ntibita ku buzima bwabo. Ashaka amafaranga ntarye, ashaka amafaranga ntanywe, ashaka amafaranga ntakore siporo, ashaka amafaranga ntiyisuzumishe. Ejo ukazumva yapfuye azize ibirwara, yarwaye ibirwara atazi igihe byamufatiye. Ukwiye kwita ku buzima bwawe.
ugakoresha ibizamini ukamenya isukari ufite ingana gute, umuvuduko umeze gute, globule blanc zingana gute, globule rouge zingana gute, plaquette biriya bifata amaraso iyo ukomeretse bimera gute. Donc ukamenya buri kantu kose k'ubuzima bwawe, warangiza ugapanga umunsi wa siporo, biriya bintu wariye wanyweye bikajyaho kugira ngo byitindike mu mubiri ukaba uri supure. Abantu benshi cyane bajya bambaza bati ni ukubera icyo utajya ubyibuha kandi utangiye kugira amafaranga. Ariko ndi mu bantu bakora siporo, kuko namenye ko ikintu cya cumi na kimwe mu kugira ngo umushahara nkorere uzageze ku buzima bwiza ni ugukora siporo, sindwaragurike. Kuko iyo urwaragurika ni ikibazo. Ikindi ukarya neza biringaniye. Abantu benshi cyane iyo batariye babagira umushiha. Wacuruza gute se utariye ufite umushiha, abantu bagusanga bagasanga urijimye mu maso niyo waba wasenze. Nabonye abantu benshi cyane bavuga nabi bakoze amasengesho, nta kanyamuneza kaba karimo. Umuntu agira akanyamuneza yariye neza, yanyweye neza. Rya neza, nywa neza, kora siporo, isuzumishe, ita ku buzima bwawe, ambara neza. Ii, abantu bakubona uri sumati, nibaza mu iduka ryawe basanga uraseka neza. Hari umuntu nzi rwose abantu baramukunda kubera gusa ukuntu, kandi pe nta buranga bwiza Imana yamuhaye, ariko gusa yamuhereye ikintu cyitwa guseka. Ahora aseka, ahora amwenyura. Abantu baramukunda nubwo afite ukuntu nyine aforumye, kuko abantu bameze gutyo, ariko afite ukuntu nyine yisekera ukabona ni igitangaza cy'umuntu rwose. Rero fata neza ubuzima bwawe, ivuze, nturware ngo ibaza ari kuri mu iduka ufite ubuzima burimo ibibazo, umuntu akubaza ugasubizanya umushiha n'inzara n'inyota, iminwa yumye, udasa neza. Mu by'ukuri hari igihe tujya tubwira abantu ibintu bakavuga bati ariko nawe urakabya, ariko ukwiye kuba usa neza. Hari imyambaro ikwiye umuntu uri mu iduka, hari imyambaro ikwiye umuntu uri muri bizinesi, hari insokozo, hari n'ibyo, hari inseko, hari ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero ukwiye kugira kuruhuka. Gushaka amafaranga ni ngombwa, ariko amafaranga uyashaka neza iyo ugira igihe uruhuka. Umubiri wawe utoze, niba uryama saa saba, pardon, niba uryama saa sita, saa tanu, saa yine, umenye igihe ubyukira. Nibura ushyiremo ku bitotsi byawe bimenya ngo bitangira aya masaha bikarangira aya masaha. Uruhuke bihagije, wite ku buzima bwawe. Igihe cyo gutembera utembere, igihe cyo kwidagadura widagadure. Mu gusoza rero, inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ko ibyo twabonye muri iki kiganiro ni ibintu cumi na kimwe bishobora gufasha umuntu ukora umushahara kuva ku rwego akagera ku rundi, akagira ubuzima bwiza. Ushobora gusubiramo ino videwo inshuro ebyiri cyangwa eshatu, urabyumva neza, hanyuma ugenda ubyandika. Aho utumva ushobora kumbaza nkagusobanurira, kuko urumva niba nasomye ibitabo nka bingahe by'amapaje mirongo ingahe, kubishyira mu ncamake gutya ni ukwanga kukurambira, ni ukugira ngo mbigushyiremo, kandi nabasha no kuvuga kimwe bibiri bitatu ubundi nkarekera, ariko nagiye ngerageza gutanga ubusobanuro. Nkwibutse ko umushahara wawe ni nk'agatete k'ishaka gashobora kuzavamo ibigega ejo hazaza. Cyangwa ni uko umuhinzi akabika neza, akakarinda imungu, yamara kugatera akakarinda ihene, akakarinda inka, akakarinda abana bakarandura. Umushahara wawe rero wurinde uburyo bwose, wiwaya mu bidafite epfo na ruguru. Hanyuma si ikibazo cy'amafaranga make cyangwa menshi ukorera, ahubwo gusa ni ikibazo cyo kugena uburyo yakuvana ku rwego kugeza ku rundi, ukuramo ayo kwizigama, ukuramo ayo gukemura ibibazo byihutirwa bishobora gutera ingorane, ugire ibitekerezo byiza kuri uwo mushahara. Ikindi, wiyungure ubwenge kugira ngo n'umukoresha agushime, abone hari amelioration. Uko watangiye ugendane n'iterambere, ugendane n'ikoranabuhanga mu by'ukuri, kandi uhe kujya umureba nabi ngo aguhemba make umuvuma, niyo yaba atakumva uvuma umushahara. Oya, mukunde kuko arimo arakubakira ejo hawe hazaza. Kandi umushahara wawe wiwuvuma, wiwucira, wiwuvuga nabi. Oya, wivuga nabi amafaranga, wiyabika gusa, kuko akwiye kujyaho abona ayandi atambuka, hanyuma rero akayabwira ati ngwino amafaranga
ari mu bucuruzi niyo ajya abwira ayo mu mifuka batazi kuyakoresha bati nimuze, ukabona umuntu yari agiye kugenda aragarutse ngo mafanta, ukabona umuntu yari agiye kugenda akagaruka ngo mamitiyu, ukabona umuntu yari agiye kugenda akagaruka ngo mana korogate, ni uko amafaranga yawe ari hariya muri korogate arimo amagarana ati ngwino ndagushaka. Hanyuma nagira ngo rero nkubwire ngo ibyo wize uyu munsi numara gusubira muri ino videwo ukaba wanditse icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu gutyo, hita utangira uyu munsi ugene ku mushahara w'ukwezi gutaha 50% icyo uzayakoresha, 10% icyo uzayakoresha, andi 10% icyo uzayakoresha, gutyo 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 kugeza igihe ubirangiza. Noneho uhite ugena igihe uzatangira gushora imari mu byunguka. Niba uzatangira kuyacuruza muri telefone ntabwo nzi ayo batangiza, niba uzatangira kuyacuruza nimugoroba uvuye ku kazi ugakora butike hariya hafi, sinzi uko ugiye kubigenza, niba se uzatangira cano nk'iyi ngiyi ugashyiraho ibyo uzi ukigisha abantu ibyo uzi, cyangwa se niba uzajya ukora ibya Florensa ukataraduza igitabo ugahereza nyiracyo akakwishyura, sinzi ibyo uzakora. Nukenera inama uzambaze, menya nanjye ntazi bikeya, hanyuma utangire rero uyu munsi. Ikindi, ntuvuge ngo uzatangirana amafaranga menshi, tangirana aringaniye bitewe n'icyo ushaka, hanyuma wirinde gufata amadeni yo kwinezeza atazagutera ibibazo. Ikindi, ugire ikinyabupfura ku birebana n'amafaranga, ugire disipurine. Hanyuma ikindi, ujye utekereza mu bihe bizaza wabaye mu rwiyemezamirimo mu buryo bwunganira umushahara. Ejo hazaza hawe rero hari mu biganza byawe uhereye ku mushahara, kandi umushahara n'ifatiro ryaho ntutangire kubikerensa. Nagira ngo nkwibutse ko umushahara wawe ushobora kuba ari munini bikamera nk'amashaka 3 cyangwa 4, ushobora kuba ari mukeya ukaba nk'ishaka rimwe. Icyangombwa ni ukuvuga ngo mu myaka iri imbere nzabe mfite imbuto y'amasaka, nzabe nshobora kunywa igikoma cyiza cy'ano masaka, nzabe nshobora gufasha abantu bivuye kuri ano masaka. Rero ubikora uko nguko. Ushobora no gufata n'ikindi kitari amasaka, cyangwa ni uko uvuga ngo aka kagemwe, aka kagorane, aka kabuto kazavamo urugemwe ruzavemo uruti. Niyo cyaba ikibuto cya avoka tuvuge, uzi ko kera kikera bagashora mu bifuka binini, kandi kikera buri mwaka buri mwaka buri mwaka, cyavuye ku rubuto rumwe. Uko ushaka wafata uko nguko. Ndagushimiye rero, hanyuma ngushimira yuko mu by'ukuri YouTube ijya impa imibare ikambwira ko abantu benshi bakurikirana ibiganiro byanjye banze gukora subscribe. Ntabwo nzi impamvu, ariko nizeye ko utari muri abo ngabo bakwanga gukora subscribe, kuko ntabwo ibiganiro nkora byakugiraho ingaruka. Nkorera subscribe wowe kabyarawe, hanyuma YouTube izajye imenya ko abantu bankurikira abenshi bakoze subscribe, kandi ngo nta like zijya ziba ku biganiro byanjye. Bigutwaye ikigo gushyira ka like ku kiganiro, niyo kitakuryohera 100%, ariko kamemu nticyakubihiye, kora like. Hanyuma ikindi, gusharinga rero ku bacuti bawe, ku babyeyi bawe, ku bavandimwe bawe, ni ukubigisha mu buryo buziguye. Dore wenda ko bari barakunaniye, wenda umugore atumva ko mukwiye kuzajya mudafata amadeni mukurikije bene wabo uko babaho, cyangwa se umugabo, abana bawe ntibabyumvaga. Rero kora share. Ikindi, nyandikira umbwire nkomerezaho se, mpindure iki, nongeremo iki, ese hari ibyo nzi nanjye nkwiye gukosora, ariko nawe hari ibyo wamfasha, kandi comment yari yose nta kibazo ndayakiriye. Urakoze rero, nibwira ko ubwo wamaze gukora subscribe ntabwo bizangora gushyiraho ikiganiro, uzahita ukibona bidatinze. Kandi ndibwira ko nanjye nariyemeje kugira ngo dufatanye uru rugendo rw'ubukire, tugere ku buzima bwiza, abadukomokaho bazasange twarabateguriye, twarubakiye ibiraro by'ubukire, bitari ibiraro by'ubukene bibatura mu bukene, mu manga y'ubukene, ahubwo bibashyira ku musozi w'ubukire. Urakoze.